Yesu ashimwe cyane bene data, twongeye gushima Uwiteka aduhaye amahirwe kugira ngo tuze tuganire namwe amagambo y'Imana, nibwo buzima, nibwo bidutunze, nibyo bitubeshejeho. Njye tugiye kubana nitwa KUBWIMANA Emmanuel, muri kudukurikira kuri Big Evangelical Network, YouTube channel dukoresha mu ivugabutumwa, n'izindi social media imbuga nkoranyambaga dukoresha mu ivugabutumwa. Muhawe ikaze rero, Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana ubundi twinjiye mu magambo yayo tuganire. Uwiteka Mana yo mu ijuru, turagushimiye kubwo kwera kwawe, tugushimiye kubw'imbabazi zawe, kuko nta wundi murengezi, nta yindi Mana dufite usibye wowe Mwami. Niwe wenyine wo kwiringirwa kandi wo kuramya no guhimbazwa n'ibihumeka byose. Uyu mwanya ndi hano ngiye kuganira n'abantu bose bakunda gukurikira ijambo ryawe, cyane cyane iyo tunyuze hano kuri Big Evangelical Network. Ubahe umugisha cyane kandi ubasurire mu ijambo ngiye kuvuga, he ko ari njyewe ahubwo abe ari wowe, ubushake bwawe bugere ku bantu bawe, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Yesu ashimwe cyane, Uwiteka ahabwe icyubahiro, kuko ari Imana nziza kandi Imana ikunda abantu yaremye. Ijambo ry'Imana Yesu nirambura ngo Imana ntitinda isezerano nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo itwihanganira idashaka yuko hari n'umwe warimbuka. Iyo ni kamere y'Imana. Kamere y'Imana huzuyemo imbabazi. Mu bintu nka bine cyangwa bitanu biranga Imana, harimo yuko ari Imana yera, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi kandi Imana y'impuhwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ikirango, ibintu biranga nk'ikintu kiranga Imana imbabazi, nk'ikintu kiranga Imana kandi natwe ubwacu dukwiye kugira nk'abantu b'Imana. Tugiye kuganira rero ku mbabazi z'Imana kandi n'abantu bayo bakwiye kugirira abantu. Haleluya. Hari umuririmbyi w'149 aririmbye avuga ku rukundo rw'Imana, ngo mbese urukundo rw'Imana ninde warondora uko rungana? Avuga ko rusumba ukwezi, rwatumye izo mbabazi na cya kirara cy'inzererezi cyari cyarataye umuryango, ariko kubw'izo mbabazi cyongera kwemerwa, uwo mwana yongera kwakirwa kubw'urukundo. Reka rero tuganire ku mbabazi z'Imana kandi natwe tugikwiye kugira. Reka dusome igitabo cyo mu Kuva, ibice 34, umurongo wa 6 ku murongo wa 7, ahantu hatubwira mu by'ukuri characters cyangwa ibintu biranga Uwiteka Imana. Reka dusome, ni igihe Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Ariko ku murongo wa 6, dore kwa 5 avuga ngo Uwiteka amanukira mu gicu ahagararana yo nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ya Mose, ubwo ni imbere ya Mose, aravuga ati Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza bayo b'ibihe 1000. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku bivi n'ubuvivure. Mose ahita acurika umutwe akimara kumva ayo magambo. Ijambo nifuje hano ko tuganiraho ni kamere y'Imana irangwa n'imbabazi gusa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo Imana irebye mu bamarayika bayo muri Yobu ibasangamo amafuti, ntiyaburamo amafuti. None rero ibaze Imana ubwayo kuba abantu baba mu byondo, niko muri Yobu batubwira, ubwo Elifazi arimo arasura Dawidi, arimo araganiriza Yobu, ibagaragu bayo nabo ubwayo babonamo amafuti, niba abamarayika babonamo amafuti, ubwo no abantu baba mu byondo baba bameze bate? Bivuze rero yuko twibeshejweho n'imbabazi. Hari n'ujya avuga ngo singira ikindi mbona, nibeshejweho n'imbabazi gusa, nezwa n'amaraso ye. Muri kamere y'Imana ntabwo hagaragaramo guhutiraho mu kugira nabi, nk'uko ijambo ryayo ritubwira ngo ni Imana yibuza kugira nabi kwinshi.
ibuza kugira nabi, ahubwo igasohoza imbabazi zayo. Haleluya. Mu by'ukuri muri kamere y'Imana ntiharimo ububi no kwitura umuntu ibyo yigiriye, kuko twebwe ubwacu kamere y'umuntu iba ari mbi, kuko kuva kera Imana yaremye umuntu atunganye, ariko kuko ikibi cyaganjije mu muntu, ubwo bari bemerewe kumvira ijwi rya Satani, hahita habaho kurimbuka, ariko kwazanywe no kutumvira. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yerekana urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imbabazi z'Imana nizo zatumye turokorwa. Ijambo ry'Imana mu Befeso ritubwira ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, ubuntu bwayo nibwo bwabakijije. Kamere y'Imana yuzuyemo imbabazi, kuko ntabwo twakora ibintu bigaragara ko bitunganye mu maso y'Imana ngo tuvuge ngo turayemeje, ahubwo kubw'imbabazi zayo nizo ubwazo zonyine zitugirira ubuntu, zitugirira agakiza, tukabasha kuba abaragwa b'amasezerano y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu mbuto z'umwuka wera, Imana umuntu umaze kwakira umwuka wera immediately, kuko Bibiliya itubwira ngo yabagize Imana ngo ni uko ukunda umuntu ngo wenze kumugira n'Imana uburaho gatoya. Bivuze ko nk'uwo muntu rero Imana yayishyizemo kamere yayo, ni ukugira ngo areflecte ubwiza bwayo kandi adasize n'imbabazi z'Imana. Bitwereka neza yuko umuntu wahamagawe n'Imana kandi umuntu wakiriye umwuka wera agira imbabazi. Turi kwiga ku mbuto z'umwuka wera, harimo kugira imbabazi nka kimwe mu ishusho y'Imana, kuko ubundi imbuto z'umwuka wera, umwuka wera ubwayo ni Imana, ubwe ni Imana. Rero kuba umufite utangira kwera imbuto z'ubumana, harimo n'izi z'imbabazi. Reka dusome mu gitabo cyo mu Ngoma, mu gitabo cy'Ingoma z'Abami, turasoma n'ubundi ni igitabo cya mbere dusoma, dusome ibice 21 ku murongo wa 13, turebe mu gihe Dawidi yakoze icyaha gikomeye, Imana igiye kumuhana. 21 ku murongo wa 13 hatubwira Satani ubwo yoshyaga Dawidi akabara Abisiraheli, Imana ikamuhanisha mugiga. Ariko Dawidi yari afite ubwoba, ubwo Imana yamushyize ibihano bingahe imbere, yamwe ati urahitamo haze kuba inzara, haze gutera mugiga, cyangwa muze guhanwa n'abanyamahanga, muze kubateza inkota y'amahanga abanyage. Ku murongo wa 11 ubwo Uwiteka yatumaga umuhanuzi Gadi, reka dore kwa 9, Uwiteka abwira Gadi bamenya wa Dawidi ati genda ubwire Dawidi uti Uwiteka avuze atya ati mwuzaniye ibihano bitatu, bihitamo kimwe aba ari cyo nguhanisha. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati Uwiteka avuze ngo hitamo icyo aguhanisha, ari uguterwa n'inzara imyaka 3 cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3, inkota zabo zikakugeraho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3 ariyo mugiga yatera mu gihugu, na marayika w'Uwiteka akarimbura igihugu cya Isiraheli cyose. Nuko tekereza ubwire uko nsubiza Uwiteka. Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana, kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'ababisha, ne kugwa mu maboko y'abantu. Umva ukuntu Dawidi yari azi ubwenge. Yabanje kwibaza ati se iyo nkota ninde uyifite, kuko Imana yari imushyize imbere ye guhitamo ibihano byo guhanishwa. Aravuga ati iyo nkota nimba ifitwe n'abantu, bo nta mbabazi bazangirira. Atari ko kuko Uwiteka ari umunyembabazi, ndabizi ko Uwiteka ari umunyembabazi, wazambabarira. Yemera ko ashobora kubabarirwa n'Imana, kuko yari azi neza karagita y'Imana. Haleluya. We yari azi ibiranga Imana yuko ari imbabazi.
yihitiramo imbabazi. No muri Zaburi ya 15 Dawidi yari yaramaze kumenya neza imbabazi z'Imana, arongera kubisubiramo muri Zaburi ya 15 umurongo wa 10. Reka twumve ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi ya 15 umurongo wa 10. Haravuga ngo reka duhere, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, atabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we. Twahereye ku murongo wa mbere. Ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso y'umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko utinya Uwiteka aramwubaha. Ntivuguruza, ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi by'utari amaraso, ugenda utyo ntabwo azanyeganyega. Dusomye Zaburi ya 15 yonyine yose. Uyu muntu uzatura ku musozi w'Uwiteka aravuga ngo ntaguriza ifeza kubona inyungu nyinshi. Mbese umuntu utaguriza ifeza cyangwa utaguriza kugira ngo abone inyungu ni umuntu umeze ute? Ni umuntu ufite imbabazi. Abantu benshi iyo baguhengereye cyangwa bakakubona uguye mu kibazo, bahita bavuga ati aha ni profit, ni inyungu tubonye kugira ngo tumwungukiremo. Ariko mu by'ukuri muri kamere y'ubumana ntiharimo guprofitira cyangwa kungukira ku muntu ugize ikibazo, ahubwo ugira imbabazi. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi, nk'uko tuzanye na Kristo, niko natwe abamaze kwakira uwo mwana w'Imana ari we Yesu Kristo, natwe tugomba kugira imbabazi. Bavuga ngo narahemukiwe cyane. Wowe ibyo wahemutse urabizi, ariko Imana ikaba yarakugiriye imbabazi. Kuko muri kamere y'Imana harimo imbabazi, nawe ugomba kubabarira, kuko guhemukirwa byo ntibijya bibura hano ku isi, ariko ku muntu wagize Yesu muri we agomba guhora yuzuye ubuntu n'imbabazi. Hari umuririmbyi w'umurundi nkunda wavuze ngo ntareke guhahanira iby'isi, akagira imbabazi, akagira urukundo Yesu adusaba, agakunda bose adacagura, atajya ajonjora. Bivuze ngo mu Mana huzuyemo urukundo rusaze. Rero nawe wamenye Yesu, muri agomba kuzuramo urukundo rwuzuye. Reka dusome muri Zaburi 36 umurongo wa 6. Aravuga ngo Uwiteka urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, urw'umurava wawe rugera no ku bicu. Amen. Ku murongo wa 8 aravuga ngo Mana erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi, abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ni Imana y'imbabazi, ni Imana itatwitura ibyo twacumiyeho, kuko buri munsi ku munsi biratubwira ngo n'ibyo twita gukiranuka kwacu bigaragara imbere yayo ari ubushwambagare ndetse bufite ibizinga. Ariko kubw'imbabazi z'Imana twabaye abana bo mu rugo, itongeye kutubona nk'abo kurimbuka, ahubwo itubona nk'abera. Yesu ashimwe. Bivuze rero yuko nyuma yo kwakira Yesu mu buzima bwawe, nuba ukiriho gucirwaho iteka, ahubwo wakiriye imbabazi z'Imana. Nawe rero mwene data, hari ikintu Yesu yagusabye. Petero niwe wigeze kubaza Yesu ngo mbese mugenzi wanjye mubabarire kangahe? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 18. Matayo ibice 18, twumve izi mbabazi Imana iri gusaba ko tugira zirangana zite. Kuko nimba yarababariwe nawe ugomba kubabarirwa. Yesu igeze aca umugani abwira umuntu umwe wababariwe ibyaha, amadeni yari arimo menshi, ariko agera ku muntu wari umurimo makeya aramukubita ati sinkwabara utaranyishyura. Nimba wabariwe kuki utabariye abandi? Yesu yaduhaye imbabazi, ariko twe abantu baduhemukiye kandi ibitangana n'ibyo twahemukiye Yesu, ariko twebwe twanze kubabarira.
mu gihe nk'iki ngiki rero kuko twagira imbabazi n'Imana, natwe tugomba guhindukira tukazigirira abandi bantu. Matayo ibice 18 umurongo wa 21, reka twumve. Umurongo wa 21 haravuga ngo umugani w'abagaragu babiri barimo umwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ndamubabarira ngeze kangahe? Ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikiye. Abanje kubara, bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramubwira ati, mwami, nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramureka aramuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu asohotse asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira, nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wawe wose kuko wanyinginze, maze ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umugani Yesu yarimo arabwira abantu, abigisha kubabarira kandi koko babikuye ku mutima. Ni koko byashoboka yuko wahemukiwe kandi koko wigeze ubabazwa n'abantu. Hari n'igihe umuntu akubabaza ukabona we ntacyo bimubwiye ko yaraguhemukiye, ukabona na gahunda yo kugusaba imbabazi afite. Yego, bibaho. Ariko ibyaha wababariwe ni byinshi cyane kuruta ibyo uwo nguwo yaguhemukiye. Fata umwanya wawe ugende umubwire yuko umubabariye, nubwo watakakira imbabazi umubabariye, ariko umubwira ati, njyewe rero cya gihe warampemukiye ariko ndakubabariye. Kuko imbabazi zitwikira ibitambo. Umunsi umwe Sawuli yagiye mu Bameleki, arangije agenda azana ibitambo byinshi cyane, aho kugira ngo kandi bitambo ugende ubirimbure byose, urimbure n'umwami n'ibintu byabo byose ubirimbure ubitwike, kuko nibutse ibyo bamemukiye yuko bagendaga bahonda udutsinsino bica abantu mugenda bahereye ku ntege, abafite intege nke. Abisiraheli ingabo zanjye igiye kuba zavaga muri Egiputa ziza i Kanani. Uwiteka arababarira ati, genda avuga ati, ugende ubarimbure. Noneho Sawuli agiye kurimbura, agenda akiza inyamibwa n'ibintu bigaragara neza bishishe, yabona intama nziza ati, yo nzayitambira Uwiteka. Aragenda arabizana kandi utavuga ngo ubirimbure byose, azana n'umwami wabo Agagi. Bibabaza Uwiteka cyane, biza gutuma Samweli azaramubwira ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo kuruta yuko umwumvira? Uwiteka yishimira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ntiyishimira gukora ibindi bintu byinshi mu gihe utariyunga nawe, cyangwa ukora ibindi bintu mu gihe utariyunga na mugenzi wawe. Reka nkubwire iki kintu, uburyo bwo kubabarira umuntu ni ukumusanga ukamubwira ibyo yakubabarije, kandi ukamubwira yuko wamubabariye. Kuko iyo utarababarira umuntu, wowe ubwawe mu mutima wawe personally uba uboshye, ariko n'umuntu utarababarira waguhemukiye nawe ubwe umuboshye. Bivuze rero ngo mubohanye. Bivuze rero yuko ntiwajya mu ijuru nawe ntiyajya mu ijuru mu gihe mutarababarirana.
kuko mu ijuru nta juru ry'inzangano rihari cyangwa ry'inzika rihari, nta juru ry'amakimbirane rihari. Mu ijuru ni iry'abantu bakundana, ni iry'abantu bafite imbabazi, ni iry'abantu bababariranye. Nukomeza ubitse inzika z'umuntu rwose uzaba wiboshye kandi nawe umuboshye. Reka turebe n'uwitwa Salomo yari azi imbabazi z'Imana, bituma ababarira uwitwa Adoniya nubwo yashakaga kumwambura ubwami, na Dawidi nawe ababarira Shimeyi. Igihe cyose rero haba hariho imbabazi ku muntu waviriwe n'umucyo w'Imana. Mucyo Imana idusaba ni ukugirira imbabazi ababi n'abeza. Umuntu umwe yaravuze ati njyewe nigisha abantu kubabarira nubwo ntigisha abantu kwizerana. Niyo umuntu yaguhemukiye yarakubise mubabarire, waba nubwo utanamwizera ariko give them peace, umuhe amahoro, umuhe freedom, ati burya narakubabariye. Nibyo byiza. Ikindi rero kandi umuntu ufite urwango ntazabona Imana, kandi kwangana biboha impande zombi nk'uko nabibabwiye. Itorero ryo muri Efeso baryandikiye barishima ariko barinenga yuko byaretse urukundo rwabo rwa mbere, ngo ryananiwe kubabarira. Mwene data, byashoboka yuko wahemukiwe koko cyane, ariko Imana muri kamere yayo ni ukubabarira. Uyu mwanya rero iga kugira imbabazi, kuko imbabazi zitwikira ibitambo, imbabazi ziruta ibitambo, kandi nawe ibyaha wababariwe wakoze ni byinshi cyane. Rero umuvandimwe wawe uguhemukiye ntiyaba yaraguhemukiye ibingana n'ibyo yahemukiye Imana. Uyu mwanya rero twige kubabarira. Hari umwanditsi umwe umukozi Imana Dr. Antoine Rutayisire yanditse igitabo avuga ngo reconciliation is my choice. Kwiyunga niyo mahitamo yanjye, niyo ngewe nahisemo. Nawe rero hitamo rero kubabarira, kuko ibyaha wakoze ni byinshi ntibyangana n'ibyo wowe wakorewe. Iga kubabarira, it's a journey, ni urugendo, ariko iyo umaze kubara umuntu forgive and forget, nukomeza umwibutsa ibintu wakoze. Reka nsore twa agatekerezo gatoya k'umuntu wakoze kubabarira kutariko. Umugore yaciye inyuma umugabo we, amaze kumuca inyuma umugabo araza arabafata. Amaze kubafata rero icyo yakoze, yaragiye abwira umugabo wari wamusambanyije umugore we, yaramubwira ati rero njye nababariye rwose ntimugire ikibazo, ahubwo ikibazo icyo mbasaba njye munyihere igiceri. Ati n'icyo ushaka? Ati barakimuha. Icyo giceri rero umugabo icyo yacyakiye ni iki? Ni uko buri gihe uko bajyaga kurya yafataga cya giceri agahita agikubita ku meza. Umugore agahita avuga ati se icyo giceri? Ati oya, ngo icyo ngo ntabwo wambare, kuko icyo giceri yibwira yuko yagihawe mu gihe yagihawe n'umugabo wamufashe waciye inyuma umugabo we bari baryamanye. Umugore akumva agize guilt yo kuba yibutse yuko yasambanye yaciye inyuma umugabo we. Umugabo ati yewe nta kibazo, ntugire ikibazo. Ubwa mbere bakajya kurya n'ubundi agahita akora mu ikofi, agahita akuramo cya giceri agahita agikubita hasi. Ati dore ngo bon appetit. Umugore akaba atari ku isoko urambarira sheri, ati nakwabariye ntugire ikibazo. Bikaguma uko, ariko byarangiye umugore yishinje koko yuko umugabo atamwabariye, bituma umugore yimanika. Nimba ubabariye, ibagirwa iryo kosa, kuko ukora wibuka ibikosa wakorewe, kandi ugahora ubyibutsa uwo muntu. Ati ariko sha ngo ndibuka inka yanjye wariye, kandi ati nakwabariye, ati wandiriye inka. Buri mwanya akadagaruka ati ndibuka inka yanjye wariye, ati sha ndibuka ubugome wankoreye, kandi wari watamwabariye. Uko rero umwibutsa rero ubwo bugome yamukoreye, niko atakira imbabazi kandi atanabohoka. Rero twige kubabarira kandi tugirire neza ababi n'abeza kubw'inabi batugiriye, kuko niko kuri kw'abana b'Imana, nizo mbuto z'umwuka wera. Imana ibahe umugisha rero, mwakoze kubana nanjye. Imbabazi ni ikintu gikomeye kandi ikintu cyerekana koko ko wamenye Imana mu buzima bwawe.
iyo uvuga yuko wakiriye Yesu ari wakomeza ukiboshye waguhemukiye, ni ukuri ni bibi cyane. Ahubwo tubohorane, tubabarire mugenzi wacu inshuro nyinshi, twigire kuri Yesu kuko ni umunyembabazi nyinshi. Reka dushime Imana. Uwiteka Mana ikomeye, ndagushimiye kuko uri Imana y'imbabazi, Imana ikiranukira kweza no kubabarira. Abana bawe nubeze kandi koko batunganye, ibyo twacumuyeho byose Mwami ubikureho, utubabarire Mana. Kandi uko watubabariye natwe twige kubabarira ibihe byose Mwami urakoze. Amen. Amen. So Uwiteka aguhe umugisha, wakoze cyane kubana nanjye. Ariko kubabarira ni obligation, ni inshingano ufite nk'umuntu wamenye Uwiteka Imana. Ni ibintu ugomba gukora cyane wanze ukunze, kuko ntugomba gucumbikira urwango mu mutima wawe. Uwiteka aguhe umugisha rero, mwakoze kubana natwe. Mudamudukurikirana kuri Big Evangelical Network YouTube channel, muradukurikira abari muri kaminuza y'u Rwanda, muradukurikira kuri radiyo Agaciro, aho naho turi bakoresha mu ivugabutumwa, ndetse no kuri platform zose za Big Evangelical Network, WhatsApp, TikTok na Instagram, Facebook, muramudusangayo. Kandi mufite ikibazo cyangwa inyunganizi, mwaduhamagara kuri 079 122 890. Bakomeza tubana. Utarakizwa waduhamagara tukaganira, tugakomeza dufatanya, kandi ugafata icyemezo ukakira Yesu mu buzima bwawe, ukareba itorero rikwegereye. Imana iguhe umugisha, mwakoze cyane kubana nanjye.